Mwongeye kwirirwa nshuti, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu umukobwa yamenyeraho ko umuhungu amubeshya. Ibintu wowe mukobwa uzamenyeraho ko umuhungu akubeshya ni ibi bikurikira. Icya mbere, umusore ukubeshya muzaba mukimenyana, urukundo rwanyu rukiri mu ntangiriro ntaho ruragera, atangira kubwira ibintu by'ubukwe. Mu by'ukuri kubera ko bizwi ko abakobwa bakunda ubukwe, uyu musore azakubwira ubukwe kugira ngo ahite agushitura, uhite umukunda umwimariremo hakiri kare, abone uko agufatisha. Uyu muntu azaba akubeshya kuko iki kintu azaba akikubwiye kugira ngo akurememo icyizere hakiri kare, akuyobye. Ikintu cya kabiri kizakwereka ko umusore akubeshya, ni umusore muzaba mukimenyana mukiri mu ntangiro, atangire akurondorera imitungo ye afite, akubwira ubutunzi atunze. Uyu nawe azaba akwica mu mutwe kugira ngo utekereze ku bukungu bwe, maze akuyobye ahita agufatisha, agere ku cyo akwifuzaho utarakivumbura, niba ariko nabyita. Uyu muntu nawe azaba akubeshya kuko umuntu ufite gahunda ntabwo yatangira mu ntangiriro akurondorera ibyo afite. Uzabikora nawe uzamenya ko akubeshya. Ikindi kintu kizakwereka ko umusore akubeshya ni uko azajya gusaba amafaranga mukiri mu ntangiriro, akagusaba amafaranga yo gukemuza ibibazo, akakubwira ibibazo byinshi bitandukanye, akagusaba amafaranga yo kubikemuza. Uyu nguyu azaba ashaka kukurira amafaranga gusa, nta rukundo azaba agufitiye, azaba akubeshya. Uzabikubwira akagusaba amafaranga mu ntangiriro, uzamenye ko akubeshya. Ntibivuze ko wenda umusore mukundana adashobora kugusaba amafaranga, ariko akayagusaba byibuze mufite aho mugeze. Uzayagusaba muyitangira, uzamenye ko hari yagamije, atagamije urukundo, nawe azaba akubeshya. Ibi bintu rero tumaze kubona, nubigenzura ukabibona ku musore mukundana, mugitangira gukundana ukabona ibi byose biramuranga, uzahita umuvumbura, umenye ko akubeshya, umenye ko akuryarya. Murakoze.